Imyembe ni imbuto zikungahaye ku mavitamine, ariko hari uburyo ibinyabutabire biyiganjemo bishobora kugira ingaruka ku bushake bwo guhuza imibiri ku bagabo. Irimo ibintu byongera serotonine, iyi akaba ari hormone ishinzwe gutuza no kumara impungenge. Serotonine iyo izamutse cyane ituma umuntu yumva atuje cyane, ndetse ikagabanya n'uburyo umubiri wakiramo igikorwa cy'abashakanye. Ni kimwe n'uko umuntu uremerewe, unaniwe cyangwa uhorana umutuzo mwinshi ataba afite ubushake bwinshi. Icya kabiri twavuga ni uko imyembe irimo isukari nyinshi, ni uko izamura inzoga y'impyiko cyangwa ibyo bakunze kwita insuline. Inzoga na insuline nyinshi zigabanya testosterone. Iyo testosterone igabanutse n'ubushake buragabanuka. Testosterone niyo itera ubushake ndetse n'imbaraga n'ibyishimo byo guhuza umubiri. Ku bagore igira uruhare mu gutekereza ku mibonano ndetse n'umunezero. Imyembe itera umubiri kumva unaniwe, kuko imyembe igira ibintu bituma umuntu aruhuka no kumva agwa igitotsi nyuma yo kuyirya. Ibi biterwa n'uko magnesium iri mu myembe ndetse na antioxidants z'umwimerere zigabanya imbaraga. Iyo umubiri wongeye uburuhuko bwinshi, umubiri ugerageza kwirinda ibintu bisaba imbaraga, bityo ubushake bugasubira hasi. Niyo mpamvu usanga abantu bamara kurya imyembe myinshi bumva baryama cyangwa baruhuka. Imyembe kandi irimo ibyo bita polyphenol zigabanya androgeni. Ni antioxidants ziri mu myembe zishobora guhagarika umuvuduko wo gukora hormone z'imyanya myibarukiro ndetse no kugabanya androgeni. Izi akaba ari hormone z'imyanya myibarukiro zongera ubushake. Ibi bituma umugabo ashobora kumva ubushake bugabanyuka, umugore akumva adafite umuhate wo gutera akabariro. Impamvu imyembe igabanya ubushake, yongera serotonine, bikagabanya uburari bw'imyanya myibarukiro, nuko irimo isukari nyinshi, igabanya testosterone, iteza akarusho n'umunaniro, ikagabanya androgeni. Izi akaba ari hormone z'ubushake. Ikindi nuko yuzuza igifu cyane, amaraso akajya mu gifu aho kujya mu myanya myibarukiro. Muri iyi video reka dukomeze tureba izindi mbuto zishobora kuba zibangamira abagabo mu bigendanye no kunoza neza amabanga y'abashakanye. Nkwibutsa ko niba ari ubwa mbere udukurikiye cyangwa ukaba ukunda ibiganiro byacu, kwibutsa gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye iyi sheni igenda ikugezaho. Urubuto rwa kabiri hari urwo bita indimu. Indimu zirimo ibinyabutabire byinshi bituma hormone z'imyanya myibarukiro zigabanuka, amaraso akagenda nabi mu myanya myibarukiro, ndetse n'umubiri ukinjira mu bihe byo kudashaka gutera akabariro. Indimu zirimo ibintu byitwa flavonoid, cyane cyane hesperidine na naregenine, bihagarika uburyo umubiri ugabanya testosterone, bigabanya uburyo ingingo zifuza hormone z'imyanya myibarukiro, bigatuma kwifuza gutera akabariro bigabanuka. Ibi bigira ingaruka cyane ku bagabo kuko testosterone ari itera ubushake. Indimu zirimo ibyo bita acidite, ibi bikaba bihindura balance za hormone, bikagabanya alkalinity isanzwe ifasha hormone gukora neza. Iyo acidity iri hejuru, testosterone iragabanuka, estrogeni irahinduka, ndetse na dopamine ikagabanuka. Ibi byose bigira ingaruka ku bagabo ndetse n'abagore, uburyo bagira ibyiyumvo mu guhuza umubiri. Indimu zigabanya umuvuduko w'amaraso ujya mu myanya myibarukiro, kuko indimu zifite ubushobozi bwo gutuma imitsi isa n'ifatanye, ibyo bakunze kwita vasoconstriction. Iyo zizanywe cyane aho kugabanyuka kw'amaraso ajya mu myanya myibarukiro, iyo amaraso atahagera neza, imbaraga z'imyanya myibarukiro ntizikanguka neza, bityo ubushake bugasubira hasi. Ku bagore harimo ubukame, ku bagabo habaho ubushake buke cyangwa kudahagarara neza. Ikindi nuko vitamine C nyinshi ivuye mu ndimu itera energy peak mu minota mike, cyangwa kuzamuka kw'imbaraga by'igihe gito, nyuma hakaza energy drop, akaba ari ukugwa kw'imbaraga. Iyo imbaraga zagabanutse, umubiri ugira intege nke, bityo n'ubushake bukagabanuka. Indimu zishobora kubangamira gutembera kw'amazi mu myanya myibarukiro, kuko indimu ni astringent. Ibi bituma ku bagore habaho ubukame,
bigatuma ku bagabo ibyiyumvo bibura. Muri make ni uko indimu zigabanya gutembera kw'amaraso mu myanya myibarukiro, zongera acidity ituma hormone ikora nabi, ziteza kugabanuka kw'imbaraga ku buryo butunguranye, bigatuma umubiri ujya muri mood yo gukonja cyane ku byerekeranye no kunoza neza amabanga y'abubatsi. Urundi rubuto rwa gatatu hari urwo bita pome. Nubwo pome ari imbuto nziza ku buzima, mu rwego rw'imisemburo hari uburyo ishobora kugabanya uburyo umubiri ukenera igikorwa cy'abashakanye bitewe n'ibinyabutabire biyirimo no ku buryo umubiri uyitwara, kuko pome irimo ibyo bita quercétine igabanya testosterone. Ni antioxidant ikomeye cyane iri muri pome, ibyo bituma ihagarika uburyo umubiri ukora testosterone, ibi bikagabanya ubushake cyane cyane ku bagabo. Ikindi ni uko pome ifite ibinyabutabire bigabanya dopamine, iyi akaba ari hormone y'ibyishimo kandi ikaba ari itera gutuma abubatsi bakenera igikorwa cy'abashakanye, kuko pome irimo ibyo bita polyphenol na flavonoid. Ibi bigabanya urwego rwa dopamine bigatuma ijya hasi. Iyo igiye hasi rero umuntu yumva adashishikajwe n'imibonano ndetse n'amarangamutima yose akagana mu gutuza. Pome kandi irimo ibyo bita calming antioxidant. Icyo bikora ni uko bigabanya stress za hormone, umubiri ukajya mu gice cyo kuruhuka. Pome irimo isukari yitwa fructose idatanga imbaraga nka glucose isanzwe, ibyo bituma imbaraga z'umubiri zigabanuka cyane nyuma yo kuyirya, amaraso akajya mu bindi bice ntagere mu myanya myibarukiro neza. Urundi rubuto tugiye gusorezaho ni urwo bita avoka. Avoka ni kimwe mu biribwa bifite kalori nyinshi ndetse n'ibinure. Iyo rero umuntu ayiriye kenshi, umubiri uraruhuka cyane, igifu kigakora cyane mu gusya ibiryo, amaraso menshi akajya mu mara ndetse no mu gifu, ntabe yajya mu bindi bice, ibi bikabangamira ubushake. Ibyo byose bituma umuntu yumva ananiwe, akumva nta mudu, bigatuma n'ubushake bugabanuka. Ikindi ni uko kurya avoka nyinshi bishobora kongera ibinure, bigatuma habaho kuzamuka kwa cholesterol mbi, bigakurura igabanuka rya testosterone. Avoka kandi ishobora gutera ibinezaneza byinshi mu mubiri, bigatuma umubiri uruhuka, utuza ndetse n'imitsi ikagabanya stress cyane. Ariko iyo bigeze mu rwego rwo hejuru, bishobora gutuma ubwonko bwumva nta mpamvu yo gukora imirimo isaba imbaraga cyangwa ubushake, harimo no gutera akabariro. Kuyirya nijoro cyangwa mbere y'uko uryama, avoka ishobora gutuma umuntu asinzira vuba, aruhuka cyane, abura imbaraga ndetse akabura imbaraga z'indi mirimo. Ku bagabo bari hejuru y'imyaka 35, inzira zo gusya ibinure ziragabanuka. Avoka rero itwara igihe kinini mu kuyisya, ikagabanya imbaraga, umubiri ugahitamo gutanga imbaraga zo gusya ibiryo, bityo ubushake bukagabanuka. Aho usanga ingaruka zayo ziboneka cyane, hari ukurya avoka buri munsi, kurya avoka nyinshi ku mugoroba, kuyihuza n'ibindi binure byinshi, kurya avoka ufite stress, umunaniro cyangwa ibitotsi bike, cyangwa iyo umuntu afite igifu gikora nabi. Avoka si mbi ariko igabanya ubushake bitewe n'uko iribwa, ingano yayo n'igihe uyiririye. Ndagushimiye cyane rero, tuzakomeza ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi chaîne yacu ya YouTube igenda igutegurira umunsi ku wundi.